Amena abakirisitu bene data. Turakomeje muri Bibiliya yacu. Mukande subscribe kugira ngo Uwiteka akomeze atuvugiremo tubahe ijambo ryayo. Kandi aho ukuye Imana irazubiza. We vakwayo ntebe. Manuka. Genda wicare hari. Urava diakonora gukubira. Icaraho. Okay. Yesu ashimwe kandi. Amen. Okay. Tugiye kureba none tumaze kureba ukuntu Uwiteka yategetse Nowa ngo yubake inkuge. Yaramutegetse ngo yubake inkuge. Nawe arabyumvira abikora nk'uko Uwiteka yagize ute yabimubwiye. Tugiye kureba Nowa yinjira mu nkuge kandi n'umwuzure uhitana iki abantu. Uwiteka abwira Nowa ati injirana mu nkuge n'abo mu nzu yawe kuko ari wowe nabonye ukiranuka mu maso yanjye muri iki gihe. Mu matungo yose no mu nyamaswa zose zitazira ujyanemo 7. Ibigabo n'ibigore no mu nyamaswa zizira ujyanemo 2, ingabo n'ingore. Numbaze ngo inyamaswa zizira n'izitazira nizi. Ariko nk'abantu bakuru mugomba kwihitiramo. Zorakomeye. Ingabo n'ingore. No mu nyoni n'ibisiga byo mu kirere byose ujyanemo 7, ibigabo n'ibigore kugira ngo urubyaro rwabyo ruzarukoke rube n'isi yose. Kuko iminsi 7 nishira nzashyanisha imvura mu n'isi iminsi 40 ku manywa na nijoro. Nkarimbura ibifite ubugingo naremye byose. Imana yavuze ko izagwisha imvura iminsi 40. Iminsi 40 n'amajoro 40 imvura igwa idahagarara. Nkabitsemba mu isi nuko Nowa akora byose uko Uwiteka yabigize ute yamutegetse. Uwo mwuzure w'amazi wabaga ku isi. Nowa yari amaze imyaka 600 avutse. Imana itera umwuzure ku isi. Nowa yari amaze imyaka 600 agize ute abayeho. Yari afite imyaka 600. Nowa yinjirana mu nkuge nikayenjine mwigira ikibazo. Ako gatoki ntabwo karabangama. Ako gatoki uri gukoza kuri mikoro ntabwo karabangama. Niba gacabangamye kuraje. Nowa yinjirana mu nkuge n'abana be n'abagore be n'abakazana be ngo baticwa n'amazi y'umwuzure. Mu matungo no mu nyamaswa zitazira n'izizira no mu nyoni no mu bikururuka byose 2 birinjira rusanga Nowa mu nkuge, ikigabo n'ikigore uko Imana yamutegetse. Maze iyo minsi 7 ishize amazi y'umwuzure asandara mu isi nk'uko Uwiteka yari yabimutegetse. Mu mwaka wa 600 w'ubukuru bwa Nowa mu kwezi kwa 2 ku munsi wako wa 10 ku munsi wa 17 amasoko y'ikuzimu yose
arazibuka. Imigomero yo mu ijuru yose iragomororwa. Imvura imara iminsi 40 igwa mu isi ku manywa na nijoro. Kuri uwo munsi Nowa yinjiraga mu nkuge yinjijemo Shemu na Hamu na Yafeti n'abana be n'umugore we n'abakazana be uko ari 3. Muvuge amen. Haleluya. Amen. Amashi menshi. Binjiranamo n'inyamaswa zose nk'uko amoko yazo ari, n'amatungo yose nk'uko amoko yayo ari, n'ibikururuka hasi byose nk'uko amoko yabyo ari, n'ibisiga n'inyoni byose nk'uko amoko yayo azizute ameze cyangwa yaremwe. Birinjira bisanga Nowa mu nkuge 2 mu bifite umubiri byose birimo umwuka n'ubugingo. Ibyinjiye byari ikigabo n'ikigore byo mu bifite umubiri byose uko Imana yamutegetse. Sorry. Uwiteka amukingiranira mu nkuge. Impamvu Uwiteka ikingiranye Nowa mu nkuge ni ukugira ngo hatazagira ikigirute kimusagararira. Muri hangane mfite amakano kuturwara ariko birakira. Abaye gatatu Yesu iteraniro ndesubi yego umwuzure maramitse ndikubona byanze bantu baje bigirene bamvuge gake. Abadiyakoni barabikurikirana mwese yanwarisho bitwaye ako gatoki katacukuza aho ngaho. Umwuzure wamaze iminsi 40. Amazi aragwira aterura ya nkuge ayishira hejuru y'isi. Amazi arakwira cyane arushaho kugwira cyane mu isi. Ya nkuge ireremba ku mazi n'imisozi miremire yose yo mu isi irarengerwa ijya munsi. Amazi agera mu kirere hejuru nka metero 15. Imisozi irarengerwa. Ibifite umubiri byose bigenza ku isi birapfa. Ibifite umubiri byose byingenza ku isi byaragize ute byarapfuye. Uhereye ku nyoni n'ibisiga n'amatungo n'inyamaswa n'ibikururuka byose hasi, n'abantu bose ibifite umwuka w'ubugingo mu mazuru byose, ibiri ku butaka byose birapfa. Ibifite ubugingo byose biri ku butaka birapfa, birarimbuka. Uhereye ku bantu n'amatungo n'ibikururuka n'inyoni n'ibisiga byose byagize ute byarapfuye, bitsembwa mu isi. Nawe wenyine arokokana n'ibyo yari kumwe nabyo mu nkuge. Amazi amara iminsi 150 atarakama. Mu byo kintu imvura yaguye iminsi 40. Noneho amazi amara iminsi 150 ataragera ute atarakama. Uri kumva ni nk'amezi 6. Amazi yamaze amezi 6 ataragira ute atarava ku isi.
tumaze kureba ukuntu umwuzure wateye, ibyinjijwe mu nkuge, ukuntu byagenze, tugiye kugaruka turebe umwuzure ukama ku isi. Nowa ahita agira ute asohoka ku isi. Umwuzure byageze aho urakama, Nowa asohoka mu nkuge. Yari Pasiteri Kazungu rero, kibahereza ijambo ry'Uwiteka natumwe n'Uwiteka. Mbifashijwemo n'aka kantu nzabahereza icyo Uwiteka yantumye. Subscribe ni ingenzi. Ndaje dukomeze.